Welcome to Smart Tech Academy. Ngiye kukwereka uko wakora WhatsApp channel. Nk'uko uri kubibona ntibisaba computer kuko na telefone irabikora. Kora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Ntibisaba computer rwose na telefone irabikora. Like, share, subscribe, comment ni ingenzi cyane. Reka dutangire bereka ko wabikora. Okay. Ni ukuvuga ngo uraza ufungure WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, none numara kuyifungura uraza hano handitse ngo update. Angana tunze udufresh tubiri. Uraza ukande gutya kuri update. Numara gukandaho urabona yuko njyewe sanzwe ufite channel yitwa Smart Tech Academy. Ni ukuvuga ngo iyi ni channel ya WhatsApp nakoze. Urabona ko hano munsi uraza kuhasanga n'izindi channel zose zitandukanye nk'uko twamaze kubibona. Urabona channel ya Element L, ya Rocky Entertainment, ya BBC News ndetse n'izindi zose zitandukanye. Ushobora kuzifollowinga. Niyo mpamvu nawe rero ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora WhatsApp channel nawe bakajya bagufollowinga ukagicishaho ibikorwa byawe bya buri munsi ukora. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ubashe gukora channel uraza hano hejuru hari utudomo dutatu. Ahangaha natunze kano gafresh ngira ngo muri kuhabona. Ahangaha uraza ukandeho gutya. Numara kuhakanda barakuzanira option nyinshi zitandukanye. Urabona baduhaye advertise, baduha create channel, baduha status, privacy. Twebwe rero kuko dushaka gucreatinga channel turaza dukanda hano handitse ngo create channel kuri iyi option ya kabiri. Turakandaho gutya. Ukimara gukanda bahita bakubwira ngo create a channel to reach unlimited followers. Ni ukuvuga ngo WhatsApp channel ntago igira limited followers kuko ushobora no kugira followers bagera muri za miliyoni zinarenga. Rero kugira ngo ukomeze gucreatinga channel yawe uraza kandi hano handitse ngo create. Hano ntunze tuno dufresh tubiri kuri no bara ry'umukara. Kanda kuri continue. Nurangiza gukanda kuri continue urahita ubona hano handitse ngo create a channel. Hano no scrollinga uzamukara nako bakwereka ngo channel name na describe your channel including description is useful for your followers. Ni ukuvuga ngo hano tugiye gukora izina rya channel ndetse tunashyiraho description y'icyo tuzajya dukora kuri channel zacu za WhatsApp. Okay, ni ukuvuga ngo hano kuri channel name rero turaza dukande kuri channel name. Kuri no ruhande rwa channel name twandike izina. Niturangiza kwandikaho izina tuze dukande na hano dushyiraho description y'ikintu tuzajya ducisha kuri channel yacu ya WhatsApp. Ni ukuvuga ngo genda hazana kuri channel name noneho nandikemo izina. Nawe uraza kwandika izina ryawe ushaka bitewe n'icyo uzajya ukora kuri channel yawe ya WhatsApp. Wenda urugero ngiye kuvuga ko yenda nyite best winner. Wenda n'urugero kanyite gutya best winner. Okay, nindangiza ubwo ndaza nanone njye hano ha kabiri ndakanda kuri next. Njye hano anditse ngo describe your channel. Ubwo ngiye kuyishyiraho description ya channel yanjye. Nuvuga ngo wenda ndashyiraho ngo welcome to best winner WhatsApp channel. Wenda n'urugero niyo description ishyizeho shaka nashyiraho ati for technology. Wenda n'urugero
Jewe iyi niyo description nkoze, nawe uraza gukora iyawe bitewe n'icyo uzajya ukora kuri channel yawe ya WhatsApp. Nindangiza ndaza gukanda hano handitse ngo done, cyangwa hano handitse ngo create channel, niho nza nkakanda. Urabona ko namaze gushyiraho izina, shyiraho na description, ibintu byose basabaga nabirangije. Nindangiza ndaza rero nkanda hano handitse ngo create a channel, ahangaha ndakanda no kuri create channel, urabona ko bikodinga tuvuga ngo creating a channel yacu yamaze kuba successful created. Urabona ko hano wese batwereka ko dufite aba followers 0 followers. Hano tuvuga ngo start growing, best winner, tuvuga ngo get started by adding an icon and writing your first update, invite people by sharing your link. Hano uvuga ngo ushobora gusharinga link kuri social media zitandukanye, cyangwa se ukayisharinga kuri status yawe ya WhatsApp, abantu bafite contact zawe bakaba bafollowinga channel yawe ya WhatsApp, cyangwa se ukaba wayisharinga ku yandi social media atandukanye. Ikindi hano ushobora no kwita ushyiraho icon cyangwa se profile yawe, ahangaha ukanda kuri kano kantu ukayishyiraho. Ariko jewe kuko nashaka kuyishyiraho ndabyihorera, wowe nuza gushaka wakuyishyiraho bitewe n'icyo uzajya ukora, uraza kuyishyiraho. Urabona ko jewe nsanzwe ngize gute, nsanzwe n'ubundi ifite channel yitwa Smart Tech Academy. Ni ukuvuga ngo rero nako iyi ngiyi channel namaze kuyicreatinga, dore ni iyi ngiyi. Urabona ko yandi ducreatinze bwa kabiri ariyo ihise iza ahangaha. Ni ukuvuga ngo rero ni uku nguku bakora channel ya WhatsApp. Channel WhatsApp ni ingenzi cyane kuko igufasha kwagura ibikorwa byawe bikagera kure n'abantu benshi bakabimenya, kuko ubona ko ari abantu benshi bagiye bazifite, ko bazi akamaro kazo, nk'aba Element L, ba Rocky Entertainment ndetse n'abandi bose. Na WhatsApp ubwayo ifite channel, urabona ko ifite aba followers 239,000,000. Urumva ko rero WhatsApp channel ari ingenzi. We twabonye muri ino video, wakoze cyane.